Shalom shalom. Uyu munsi ni kuwa gatanu ni tariki 10 y'ukwezi kwa karindwi 2026. Umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Amashimwe yacu ntazigera ajya ku zindi mana cyangwa ku bindi bigirwamana, ahubwo iby'Imana ikora ni imyambaro twambara buri munsi, kandi n'ijwi rituvuganira uko bukeye n'uko bwije, ndetse n'indirimbo turirimba tuvuga gukomera kw'Imana. Zaburi 107:13 aravuga ngo maze batakira Uwiteka bari mu makuba, abakiza imibabaro yabo. Imana ishize ku mutima iri jambo ndetse n'isengesho tugiye gusengana dushimira Imana. Dushimira Uwiteka ko twatakiye Uwiteka, kandi Uwiteka Imana nyuma yo kumutakira adukijije imibabaro yacu. Wakire gukizwa n'Uwiteka Imana. Hari igihe umuntu arwara indwara akajya kwa muganga yifuza ubuvuzi. Imana rero yagukijije umubabaro wawe. Uririmbyi yaravuze ngo imibabaro yanjye yose niko ayizi, kandi agihindura iyo mibabaro yanjye kugira ngo anezeze abo Uwiteka Imana ahinduriye ibihe. Imana ihinduriye byari biri mu buzima bwabo. Dushimira Uwiteka Imana. 14 akavuga ngo abakura mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, aca iminyururu yabo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Igicucu cy'urupfu ni ikintu gikomeye cyane. Hari inzozi zigaruka ku gicucu cy'urupfu, hari ibitekerezo bishobora kugaruka ku gicucu cy'urupfu, hari ibisubizo umuntu abona muri ubu buzima bikagaragaza ko hari mu gicucu cy'urupfu. Igicucu cy'urupfu kijya kibaho, ndetse hari igihe biba bitanagaragara ko icyo kintu gihari, ariko mu isi y'umwuka hari igicucu cy'urupfu. Mwibutse igicucu, byibuke, reka tubihuze n'uko umuntu agaragara. Iyo umuntu ari haragenda, hari igicucu cye kigaragara. Kiriya bari iki gicucu cy'umuntu uhari, bivuze ngo nta muntu uhari, ntabwo cyagaragara. Rero Imana ivuze iki? Hari ibintu Imana idukijijemo. Imana ishimwe cyane. Ntibyagaragaraga wenda mu buryo busanzwe, ariko urebeye mu yandi maso byagaragaraga. Niyo mpamvu Imana ivuze ngo iyo minyururu irayiciye ku buzima bwacu, iyo minyururu irayiciye ku miryango yacu, iyo minyururu irayiciye mu gihugu cyacu. Niwakire kudohoka mu izina rya Yesu Kristo. Biravuga ngo marayika yasanze Petero mu nzu y'imbohe. Imana ishimwe cyane. Arambwira ngo kenyeranye ingoga. Arakenyera, arangije barasohoka. Imana ishimwe ko hari ibintu usohotsemo. Zaburi iravuga ngo abinsangamo abinteruramo, ngo yanyirije kuko yanyishimiraga. Imana yasanze Yosefu mu rwobo rw'intare, irangije Daniel, irangije imuteruramo. Ngo umugabo abura amahoro, ngo azinduka cyane kumva ku cyobo. Aravuga ngo ese mugabo ukundwa, Uwiteka Imana yabashije kukurinda? Yego, yari yamurinze. Imana ishimwe ko yohereje kurindwa kuri wowe. Imana ishimwe ko igicucu cy'urupfu gikuyeho. Imana ishimwe ko iminyururu yose yakubuzaga gukomeza imbere idohotse. Ngo marayika ikindi kintu yakoreye Petero mu nzu y'imbohe, ngo yarabanje adohora iminyururu yari ku maboko yewe. Iki gitondo niwakire kudohoka kw'ibintu byari bikuremereye, kudohoka kw'ibintu byagusubizaga inyuma. Hari igihe umuntu aremererwa mu rugendo rw'ubuzima bw'ibitangaza, kumva yavemo akicira inzira, kumva yakora nk'abandi, kumva yagenza nk'abandi, kumva yaca nk'abandi baciye, kumva yakitwara nk'uko abandi bitwaye, kumva yageza nk'uko abandi bagenza. Ariko Umwami Imana akurinze gucogora, ahubwo ibyari kugucogoza Uwiteka bikubise hasi. Byari kugucogoza, Uwiteka Imana bikuremeyemo indirimbo mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Wewe wari wicaye mu gicucu cy'urupfu, igicucu cy'urupfu we kibaho. Hari amagambo azana igicucu cy'urupfu, hari ibitekerezo bizana igicucu cy'urupfu, hari ibintu umuntu areba kumva nta nzira, akabona ibintu byose nta buzima bifite, bimeze nka ya magufwa ya Ezekiyeli, ariko Imana ikamuteruramo. Yosefu biravanga Imana yaramusanze aho yari yagurishijwe, icyobo yari yajugunywemo. Umwami Imana araza aramutindura, amukura munsi y'ibyari byavuzwe kuri we, ibimenyetso byari byashyizwe kuri we by'ikanzu iriho amaraso, bavuga ngo inyamaswa zaramuriye. Imana ibikuraho. Burya ari amaraso yari ku kanzu ya Yosefu, cyari igicucu cy'urupfu. Sinzi wowe cyaba kimaze iminsi ku buzima bwawe, ariko kuri iyi tariki kwa 10
iyi tariki ya 10 y'ukwezi kwa karindwi, Imana iravuze ngo icyo gicucu, ibyo bimenyetso byo kubabara, ibyo bimenyetso byo kubabazwa, ibimenyetso byo gukandamizwa, ibimenyetso byo kuguma muri teritwari umwanzi akandamiza ubuzima bwawe, Imana irabirangije mu izina rya Yesu. Niwakire Kristo urangiza byose, nimwakire muri iki gihe, niwakire imbaraga z'umwuzuro wiwe, niwakire umurongo mugara kuyoboramo, niwakire ubutsinzi bwe butarondoreka, niwakire gukomera gutangwa nawe. Bibiliya ikomeza ivuga kuri 17 ngo bashimire Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu, kuko yamennye inzugi z'imiringa akavuna n'ibihindizo by'ibyuma. Imana ishimwe cyane we, ni Imana ivunagura. Hari ibyivunaguye, hari ibyo yambuye ijambo, hari ibyo itesheje agaciro. Ntabwo nari mbizi ko n'ibihindizo byavuyeho. Yewe ukurikiye message y'umunsi iki gitondo, ibihindizo by'ibyuma byavuyeho we. Bose tuvuge Yesaya 4:5 ko marayika yafashe Kuro, yarangiza akamubwira ngo nzakujya imbere hatarenganiye maringanize, mvuge ko Imana ijya imbere yawe se irakugose impande zose. No shimira Uwiteka kugira neza kwiwe, shimwe rye ntirizajya kubigirwa amano hariho ya. Ntabwo abisi bazakurusha gushima Imana, kandi ubona Imana bo babona ibigirwa amana. Bebo baracisha ubuzima bafite, bararaguza bakagenda bagacisha, bagatamba ibitambo byabo n'iby'ababo babizi cyangwa batabizi, ariko Uwiteka yaritambye ku musaraba kugira ngo tubone kubona ubutsinzi, kugira ngo tubohorwe by'iteka ryose, kugira ngo ibihindizo bikurwo by'iteka ryose. Ibirenge byawe niba bigukundira uze kubihuza byombi, kumwe umuntu ahuza ibirenge uvuga uti wabirengewe, akavumbi ko mu butayu kararangiye, ngiye gucyamika Uwiteka Imana avunaguye inzugi z'ibyuma n'ibihindizo byari imbere yanjye. Ntiyabikoreye Kuro gusa, nanjye abikoreye muri gihe nk'iki ngiki, abikoreye abanjye abo nkunda abo nishimira, abikoreye ab'Imana yashyize mu nzira y'ubuzima bwanjye. Ndagira ngo nawe watura ayo magambo y'ubutsinzi, ndagira ngo nawe watura ayo magambo y'imbaraga. Ntabwo uri guhera inyuma, ntabwo uri gukorwa n'isoni. Mwami Imana avunaguye ibyo byose, ayo mapingo yakubuzaga kwakira nta jambo agifite. Wibutse kuko ari ukwezi ko kubyinira Imana, kuno kwezi ko gushimira Imana bundi bushya, kuno kwezi ko kubona Imana muri buryo bwose bw'ubuzima. Yemwe abari bategereje Uwiteka bihanganye, nimusubizwe mu imbaraga. Dore Umwami Imana aje gukora ibikomeye, aje gukora iby'imbaraga, aje gukora iby'ubutware, aje gukora ibyananiranye, aje gukora ibidasanzwe, aje guhindura bya bindi byanze guhinduka. Mana nyiribihe, Mana igira neza, turaguha icyubahiro muri iki gitondo cy'uyu munsi wa none. Turagushimira kubwo abari mu gihugu cy'u Rwanda no mu mahanga yacyo hirya no hino. Ndagushimira kubwo kugira neza kwawe, ndagushimira kubw'ijambo ryawe. Biravuga ngo uhereze ijambo ryawe rigakiza indwara zacu. Ndagushima ko iri jambo ridukijije Mana we. Hari ibihindizo byari bihari, hari ibihindizo byari bihari, hari ibihindizo byari bitinze ku buzima bwacu, byari biri mu tuzi tw'abantu, byari biri mu ngo z'abantu, byari biri mu miryango y'abantu, byari biri mu bihugu by'abantu batuyemo, byari ku migabane abantu bariho, ariko ibyo bihindizo bicitsemo kabiri. Yewe urabitwitse, nta jambo bigifite, nta butware bigifite. Hari ibihindizo bya kanseri, hari ibihindizo bya diyabete, hari ibihindizo bya hepatite, hari ibihindizo by'indwara z'amasinezite, amasma, hari ibihindizo by'indwara z'ubwongo, indwara z'ubuhumekero, indwara z'umutima, indwara z'amaraso. Ole tango nemifola. Hari ibihindizo byari biri imbere y'abana b'Imana, byababwiraga ngo harugariye, harafunze rwose, marembo arafunze. Ariko ndagushimye Mwami Imana, ndagushimye kutugiriye ibikomeye, ndagushimye ko ukomeje ijambo ryawe, ndagushimye kurenganuye abantu bawe, ndagushima kutabaye ubwoko bwawe. Nta gihindizo cy'icyuma cyongera kugaragara ku bwana bawe, mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushima ko gutaka kwa bwoko bwawe kwahinduye ibyari byaranze guhinduka, mu izina rya Yesu Kristo. Udukijije imibabaro, udukijije buribwe, udukijije agahinda, udukijije umubabaro, udukijije mu buryo bwose. Womoye inguma zo mu mutima,
usutse umunezero utarondoreka, urujuje ijambo ryawe. Imbere yacu nta kiduhagarika, imbere yacu nta kidusubiza inyuma, imbere yacu nta kiducogoza. Mu izina rya Yesu Kristo, iryo zina rirabohora, iryo zina rirazura, iryo zina ryakuye ba Daniyeli mu byobo. Ndagushima ko hari ibyobo usibye ku buzima bwacu. Iryo zina ryakuye ba Yosefu aho bari barabagurishirije, aho bari barabateshereje agaciro. Uri Imana ikura umuntu mu mwobo, uri Imana ikura umuntu mu kuzimu, uri Imana ikura umuntu ahatagira ubuzima, uri Imana ikura umuntu mu gahinda, uri Imana ikura umuntu mu ishavu, uri Imana ikura umuntu mu bubabaro, uri Imana yibagiza umuntu amarira, uri Imana yibagiza umuntu agahinda. Ndagushimye Mana ko womoye inguma, ndagushimiye ko utabaye, ndagushimiye ko uhinduye, ndagushimiye ko ukoze ibikomeye, ndagushimiye ko ukoze ibitangaza. Mota ya minima za minima kosarema shemere vasare dage fomble dege nefo. Mana ishimwe, urakoze Data nyiribihe, urakoze Mana ikomeye. Uyu munsi turawuremye, uyu munsi tuwuremeye amashimwe, uyu munsi tuwuremeye insinzi, uyu munsi tuwuremyemo ubuhamya bwinshi. Uyu munsi dukuyeho ibyari bihari biteze, imitego yose yari iteguye ku bana b'Imana bakurikira message y'uyu munsi. Mugambi w'Imana mu buzima bwabo, ibyo mitego yose ikuweho mu izina rya Yesu. Bagiye kugendera mu butsinzi bwawe. Ushyirwe hejuru Mwami kubw'imirimo uri kudukorera, kubw'ibitangazo urimo urakora, kubw'amashimwe agaragara n'atagaragara, kubw'abamaze gushima, bari gushima n'abazashima, kubw'ababonye ibicu byo gutabarwa, babonye ibifatika, abagitegereje bagifite ibyiringiro bidakorwa n'isoni. Ushimirwe Yesu Kristo uyu munsi n'iteka ryose. Amen. Muhabwe umugisha wo muri hose, neza y'Imana ibane namwe, kandi mukomeze gukorera Uwiteka mu mwizera. Arahari kandi akora ibikomeye. Shalom shalom.